Turabasuje mwe muri kudukurikira ahangaha kuri aya mashusho, reka tubabwire ngo ubuntu bw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bikomeze bibane namwe kandi Uwiteka akomeze kubishimira. Nje muri kureba ahangaha nitwa Nshimiyimana Eric, nkaba ndi umunyabyaha Yesu yagiriye ubuntu akaza kumpindura ngahinduka icyaremwe gishya. Buriya nakoze ibintu bibi byinshi byanagombaga no kunyicisha cyangwa se no kunkura mu mubiri, ariko kubera ko Uwiteka ari umunyembabazi, rwa rukundo yakunze umunyabyaha akemera akitanga ku musaraba akahamenera amaraso, nibyo byanzanye, nibyo byankuye muri ibyo bibi binzana mu buntu bw'Imana. Rero hari amagambo ari ahangaha muri Yobu, ni Yobu igice cya mbere umurongo wa 7. Ni amagambo avuga ati, Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka yabajije Satani aramubwira ati Satani uvuye he? Satani asubiza avuga ati mvuye mu isi kuyibungamo no kuyizereramo. Byumvikana ko ahangaha muri iyi si turimo umwanzi Satani ni hatuye cyangwa se ahagera umunsi ku munsi. Mwibuke amagambo Imana yabwiye abari mu isi iti wasiwe ugushishishano kubera ko umanukiwe na Sekibi. Rero intego y'aya magambo iravuga iti tugomba kwihanganira imibabaro no duterwa na Satani n'umwanzi Satani, kubera ko Satani yatumanukiye kandi nta kindi cyamukuye mu ijuru usibye uburiganya yari afite no kwigomeka. N'aha mu isi rero nibyo byamuzanyemo kwigomeka kuri twebwe cyangwa se gushaka uburyo yarimbura ikiremwa muntu. Ariko buriya nukora ikibi ukumva umutima uri kugucira urubanza, ushaka icyo kintu wakireka hakiri kare, kubera ko hari ingaruka zabyo byanga byakunda, kandi ingaruka ntabwo zitinda kukugeraho. Kabone n'ubwo umuntu yihana icyaha, ariko habaga igihe haje ibisigisigi by'ingaruka bikaza kumukoraho cyangwa se bikaba byanamukomeretsa. Ikindi kuko nababwiye ngo njye ndi umunyabyaha nyine, nanyweyeho urumogi narunyoyeho, ndetse nubwo bitabaye igihe kirekire cyangwa se imyaka myinshi, ariko buri uko narunywagaho hari ibikomere rwagendaga runtera. Hariho nk'igihe nigeze kunywa urumogi nambuka ikiraro cya Muhe, wenda baba bazi amazina yanjye cyangwa se abasanzwe bambona bashobora kuba guhita mbabeho ibimenyetso bagahita babyumva. Ariko nageze ku kiraro nsanga ikiraro cibumbye, ni nk'uko watondagira ku giti, kandi cyari ikiraro kinini. Kubera urumogi nari nawe ari rwo ruri kunkoresha, biza kunsaba ko mbasha gupfukama kugira ngo mbone kwambuka, kubera ko nabonaga ningenda mpagaze ndagwamo. Ubwo rero abantu bari aho ngaho bari kubona umuntu w'umusore ndi gukambakamba ndi kwambuka umuhanda, ntabwo nzi ukuntu babitekereje muri ako kanya, ariko byanga byakunda babonaga ko ari ubusazi. Ibyo ngibyo rero nabwira abantu b'abasore mukoresha ibiyobyabwenge bitandukanye, burya biba ari bibi cyane, bishobora kukwangiririza ubuzima ukazabura ubugingo, kandi twese icyo duharanira ni ukuzagera mu bwami bwo mu ijuru. Ntabwo ari ibyo gusa rero, buriya umuntu yavuze ngo ku rumogi rutera ibintu byinshi. Njye nk'umuntu warunyoye, habaga igihe ni nko kuganira cyangwa se naseka nkumva iminwa iri gushwanyuka, kandi noneho nakoraho nkumva nta kintu ndi kuba, cyangwa se nkabona nk'inzu yagiye hasi ku buryo nayisimbuka. Ubwo abambonaga ndi gusimbuka nyine nshaka kurenga inzu ngo nsimbuke ngo hirya, nabwo bashoboraga kubona ko ndi umusazi. kandi koko byari byo na ubwenge bwabaga bwatakaye ndi gutekereza ibindi bintu.
nigeraga hari ubwo nanyweye n'inzoga igihe kinini, nakora ku isura uko nkoze ku isura nkabona uruhu mbese hari ukundi kuntu ruri kugenda rurasa n'umweru ukuntu, inzoga ziragenda zigera mu maraso, kabone n'ubwo wenda, kandi ibyo byose nabikoraga naravutse mu rugo rw'abantu bakijijwe, kuko papa na mama bari bakijijwe n'ubwo wenda haje kubaho intege nkeya ku mubyeyi papa akaza gucika intege bitewe n'ibihe, kubera ko umuntu iyo atinze mu bihe burya ibihe byo ntibimutindemo, hari ugutinda mu bihe byo ntibigutindemo, haza kubaho kuba wakwisanga waguye mu mworera kandi bitari ngombwa. Ubwo rero urukumva ko nimba ari ishuri Imana yashakaga no kunshishamo muri icyo gihe, nanyuze ahantu hakomeye cyane. Inshuti umuntu agendana nazo akenshi na kenshi iyo udacunze neza zishobora kukuviramo ikibazo, cyangwa se zikaba zakomeza kugushora muri ibyo bibi. Rero reka tube dusubikiye aha, ariko nababwira ngo Uwiteka akomeze kubana namwe, muzakomeza kugenda mwumva ubu buhamya mu bihe bigiye bitandukanye. Ariko icyo nakomeza kugenda mbwira urubyiruko cyangwa se abanyabyaha muri rusange, ni uko twese twasanga umusaraba cyangwa se Yesu, kubera ko ari we ufite ibendera rya byose, akaba ari we twisunga kugira ngo tuzabashe kugera mu rurembo rwo mu ijuru. Murakoze cyane, ndabashimiye. Reka rero twashyiraho isengesho nk'ibisanzwe. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, uri Imana y'inyembaraga, wadukuye mu bibi utuzana mu bwiza bwawe. Si uko twari turi beza, hari benshi baguyeyo, twe tuza amahoro. Turakwinginze ngo ukomeze kudufata ikiganza, utugeze nyagora ku ngoma iwawe, kandi ibiduca intege nawe ubica intege, mu izina rya Yesu Kristo. Bana na buri umwe wese rero, kandi uyu mwaka wa 2024 uzatubera umwaka mwiza, nyagora ku ngoma uzabane natwe, uzaturindira ubuhamya mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane.